hirya wagiye kubyara wagira ngo ariko sereka nkubaza wabaye ya matungo kwa amatungo magufi yari yanze byara buri saha we byagenze bite wagiye ubaka urugo ruzima aha baca umugani ngo imbeba igeze ku misozi batayizi zibaza ngo mpusi yawe ngahe ngo nyateri ndakujugura ko cyane cyo kidahari uzabaze ndabyaye umwe uyu munganya ubwenge kandi uzinyiraho munganya ubwenge ugize ngo bombo niki uzi ko nsuzugura neza ukagira ngo ninde wamubyaye ubundi izina rya Yesu mwandebera urwo ruto ubundi nugira stop iki ntunkange we ntunkange ntago nkangishwa n'inkoni ko gisa umva ibyo wigize n'urugo ntukajya umenyerana ndetse dore uko gisa n'amanyo wagira abana y'abagore yego ko ngenda gukubita none utankoraho ko gisa ubundi urwo rudo ubundi yego nyubaha cyangwa nguhindurize ngufate nguhindurize yego warumye ariko se wona na papa mora mu Rwanda twende isuku ugize ngo bombo atagafuko nizere ko abaye wambi kibe cyambe data ndabaza nyoko muje ubwenge nubwo sinzi impamvu ngenda uzamo aha dore ukuntu cyayuze na nimero z'igifu ziragaragaye ubundi wagiye kwigushaka kimwe nta mwana wanjye ujya ugaragaza plaque y'igifu nukadusoreza umwana nyina sagaragaza iki mama data nyibwira ari umuntu wa 10 n'uwa rimwe ninde wa mwinshi mu ishuri ni wa 10 bombo ubwenge buraha dore amajerekani bica nuko ngahe wa 10 uziko reka mabwire ari wowe ari nyoko muri amajerekani wa 10 niyo munini urareba mu myanya yose wa 10 niyo munini mabwira urwo rwanda rwawe reka nkubwire nimuhora muri ubuzima bwanyu inzi zabagwaho wowe uri David iriya ni you say musa nimba come ndebas ninereye data ni twana ry'umuntu ngimba bwije ukuri cyakoze ntawatangaye impamvu utaba mu gisarubeti ubundi ubwongera nabuzana icyo cyenda uhora wambaye ako se wagira ka kunsereza umwana wanjye hari ni nasamba muretse hari webye nkubwira ntago bigukora ku mutima yego ko kuri mubi ni mubi kusha rwavumba rwawugira haraye ariko se hari ugira kuhindura buri munsi wagira ngo imyenda mbi uruki nta kintu mvuze nta kintu niwe kwepe hari ahangaha nawe kuta turegeranye sindiyo so data nyibwira wabaye wakangahe wa 10 tarisha turi n'abanyeshuri dore imbaraga bivugana ye abanyeshuri 10 byagenze bite wabaye wa 10 bahamagaye wa mbere genda vuga ati ntabwo nagenda tabaye abambere baba ari abaruru ngiye bambwira wa kabiri ngaho ndavuga ati ntabwo nakurikira ntaho uri bujye mwene cyane kibyibushye bahamagara wa gatatu ngaho n'uwa mpeto ajya nyara ubwo baje guhamagara wa gatanu ngiye kureba mbona papa niwe wundi wari kurwana na mama ubushize
arwana nyoko ndavuga ati ntabwo namukurikira uriya mukurikiye yanankubita indarwanya nyoko baje guhamagara uwa 9 akiritambuka mbona niho ndi wowe bacuruza ingurube ngaho inyama z'ingurube baravuga ati kandi mama arayikunda avuga ati ngiye ngomba gukurikira uriya mama akunda gusa n'ikideke ndi uwa 10 inyuma yanjye uzi umuntu wankurikiye inyuma yanjye ikintu wabyaye wumva ibintu wabyaye nawe umuntu wankurikiye uyu ni warabyaye muvuga naje nkurikirwa na mwarimu niwe nasize mu ishuri umva nawe warabyaye mama ubu ngiye na mwarimu nitwe ikibuto cyavoka umva reba ese mama ese urwaye ndarembye ntabwo ndwaye ariko se narabyaye aha yewe waho yabaye wakangaye bakurikiye nagusezeranyije ko nazicara ari minerval yabaye wa kabiri sha uri umuhanga ujye ukurikira abatetsi b'inyama z'ingurube uzagira igihe usa n'ingurube nawe mwarimu ngene namukurikiye mwarimu niwe waje unkurikira ariko wanze avuga turi mwana ewe bateka ingurube siko na mwarimu yansohotse inyuma avuga ati niwe nkurikiye mugabo umuntu w'umugabo shaka nkubwire ntabwo uzava muri icyo gisarubeti wowe reba ukuntu nyoko yishimye wa mwana we ubwo urumva uzava mu wa mbere ryawe mbese mama niba nkurikiranye na mwarimu urumva mwarimu ari inyuma yanjye kuki ufite ubwoba yibaza mane yanjye ubuse nawe ntabwo uzi indirimbo bavuga ngo ntidufite gutinya habe na gato ko mwarimu wacu waturi inyuma ugize ngo warasaze haba mu byago n'amakuba none se nagira wagiye igize we umurisha ubwenge reba ariko se uranyibagiye ko njye namenaga mu ishuri wizeye reka mbarize mu ngo zaba zingi nasoma ariko se gafu ikiso ubu ndivugije inzoka mu nda nta asanga ari wowe hari undi se ugira inda nini yewe kandi reka nkubwire ariko se gafu ni igikwishyurira amafaranga y'ishuri yego ukiga yego ufite ubwenge buzima ku buryo uba uwanyuma yego ntabwo si uyu mwana wawe mbese ntabwo ushaka kuvuga ngo hoya basi sawa nta kibazo none wiga amakangahe oya ufite ubwenge oya ni njye ukubyara oya wariye oya yewe ufite ubwenge bwuzuye oya Yesu we nuzi niba wambujije kuvuga yewe ukabambujije no kuvuga oya none urashamba igendere sundi ubwenge niba uzurije wese waretse mama kuki ari njye wabyaye umwana kuki ari njye wabyaye umwana ubwenge buzurije wese nta uyu nguyu ni we wenda nzara one two check one two twagiye action gutya ni uwa mbere uwarimo kati ubwo 18 ninde wamubyaye ubundi kati ese turakina ari umugore ndi umugore wanjye ati ntabwo nakurikira umuntu yarakubita njye narize we utamenyera narize uzi amasomo nize ziba perme lazier bushi niko bavuga lazier noze kuba byose bifunguka bigafunga byose se hari umwe yisabura guca akayaga usanga ari yego nyubaha nakubashye kati hari telefone yarimo arahamagara ubwenge buri ahangaha amajeri mama bavuze ubuzima bwacu buri muri we ntabwo ari mwarimu akuriye turi kora ahangaha warabyaye aha twagiye ngiye kumubaza buri kintu cyose ugiye kuvuga yes yego sibyo